Hello, 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 muraho neza inshuti zanjye, umugoroba mwiza, igitondo cyiza, ijoro ryiza, aho nkurikiraniye hose uri, banyita Christine Nyirahabimana. The videwo y'uyu munsi ni ukuvuga ngo koresha ikintu cyose ufite kubw'icyubahiro cy'Imana. Nshatse kuvuga icyaha rero. Muri 2010 naje gusanga mfite ikibazo cy'umwingo, kanseri y'umwingo. Murabona ko bimaze gukira hano urabona ko hari umukato, mbere waragaragaraga cyane, barambaze bakuramo umwingo. Niyo mpamvu no mu mavidewo yanjye binsaba gufata akanya gato ngahumeka kugira ngo, kuko iyo mvuze nihuta numva ngira mpera umwuka. So mujye mwihangana nimubona amavidewo yanjye mfashe umwanya guhumeka. Niyo mpamvu pariti yanjye y'umwingo umwe bayikuyemo. Mbere y'uko bankorera operasiyo y'umwingo barambwiye ati rero inshuti yanjye, rimwe na rimwe agisida zibaho, umuntu ntiyongere kuvuga nyuma ya operasiyo. So nubona utongeye kuvuga uzamenye impamvu. Ubwo umunsi wa operasiyo uragera, bamaze kunkora operasiyo nahanganye n'urupfu, ndureba vizabe, numva umwuka urimo uramanuka, nkabona neza ndi no kuri funeral yanjye. Oh my goodness, narwanye n'umwuka, ko numva umwuka umanuka niko nahamagaraga izina ry'Imana, ndarwana n'agatabureo kari hafi yanjye kariho ibyuma by'abaganga. Ibintu byose ndabijugunya, ariko sinarinzi aho ndi, muri make narasambaga. Hashize umwanya nka 15 minutes ndimo ndarwana n'umwuka, nza kumva umwuka uragarutse, mbona abaganga nka 15 baranzengurutse. Ndababaza nti ni ibiki, habaye iki? Mbona bose bararebanye baraseka, ngo nta kibazo, ngo ntugire ikibazo, ngo ariko uri uwa mbere dukore operasiyo ugahita uvuga ukiri n'umukinya, wowe ntabwo usanzwe. Kuva uwo munsi nahise mvuga nti Mana, kuba unshubije ijwi ryanjye, nzarikoresha kuvuga icyubahiro cyawe, nzarikoresha kuvuga ibyiza byawe wankoreye, nzarikoresha kubw'ubushobozi, nka témoignage muri make. Nica n'impamvu nayikoze no kugira ngo ntange témoignage y'iby'Imana yankoreye, kugira ngo mbereke niba Imana yarankijije kanseri, niba Imana yarampaye ubuzima kandi ishobora kubikorera abandi bantu. Ntabwo ari uko ndi umwizerwa cyane cyangwa ko ndi umukristo cyane kurusha abandi. Ni ukuvuga ko icyo Imana yankoreye jye Christine ishobora no kugikorera undi muntu uwo ari we wese. Nyuma yaho kanseri yakomeje kwiyongera mu mubiri. Nyuma ya 6 semaines najya gukoresha ibizami ngo barebe aho kanseri igeze. Buri 6 semaines muganga akambwira ati kanseri yawe irimo iriyongera, irimo irazenguruka umubiri wawe wose, dushobora kuzongera tugakora operasiyo n'umwingo usigaye tukawukuramo. Ndavuga nti Mana, ntabwo ndi toyi y'abaganga, ntabwo ndi igikinisho birirwa bigiraho kubaga. Ni wowe muganga wa mbere mfite, urankiza cyangwa urareka abaganga bakomeze bankinireho. Imana iti nzagukiza. Akaje byageza numva iri jambo rinteye isesemi, sinjye kubeshya. Buri 6 semaines nkumva amakuru mabi ngo kanseri irimo iriyongera. Uko niko baduza doze. Ndavuga God, no, ntabwo inzu yanjye igiye kuba farumasi, ntabwo umubiri wanjye ariwo bagiye kwigiraho kongereramo doze. Ariko nyuma y'igihe gito
nagiye kubonana n'umuganga arambwira ati ngufitiye amakuru abiri, inkuru mbi n'inkuru nziza, urashaka iki? Ndamubwira rwose ndashaka inkuru mbi first, noneho nkaza kumva inkuru nziza apure. arambwira ati inkuru mbi ni uko uzakomeza gufata iyo miti ubuzima bwawe bwose, inkuru nziza ni uko nta kanseri ugifite. Narabyinnye uwo munsi, my goodness, sinatinye ko ndi muri ofisi ya muganga, narabanje ndapfukama ndasenga nti Mana urakoze kuba unkijije kanseri. Najya nkwankuraje uyu munsi, niba ugifite ijwi ryawe rikoreshe kubw'icyubahiro cyawe. Hari benshi batabasha kuvuga, ufite amaboko yakoresha kubw'icyubahiro cy'Imana. Ikintu cyose ufite gikoresha kubw'icyubahiro cy'Imana. Reka kuvuga ngo ntacyo nshoboye, ntacyo nakorera Imana. Yaguhaye amaboko, fasha abandi. Yaguhaye ijwi, vuga ibyiza by'Imana. Sawa rero umwami abagirire neza, ndabakunda mwese. Umunsi mwiza. Subscribe, comment, like, share. Bye for now.